nonaha ntabwo ari ibya kera. Imana hari ibyo ije kurema kugira ngo ubone yuko wasenze. Anganira igicuku utegereze igitondo, ingoko yabika itabika amaherezo buzaca. Mama, uribwaga igice kimwe cy'ibere, bimeze bite? Uyu mwana uri muri segonderi ni uwande? Mfite batatu biga muri segonderi. Uyu mukobwa ari he? Yiga i Goma. Komera Imana amashyi. Imana irambwira ngo uwo mwana arakura, abisi batabishaka ariko arakura. Tugiye gusohoka muri ino teraniro uri ikimenyetso kigirwaho impaka na benshi. Mugabo yari afite igikapu cyuzuye imyenda, kubera ubuzima bwo ku ipiki n'igitiyo ipantaro zitangira gucika. Rongera ababyaye wa gatatu, rangije baravuga ati ibi nabyo biranyobeye. Abariyengeje ababyaye wa kane, rangije aravuga ngo aka noneho kabaye akaga. Rangije barayisatura, bamaze gusatura bakuyemo impeta. Atakira mwami. Murakoze, nguko nabivuze, nitwa Iradukunda Elia, iwacu ni mu Gitesanyi. Birenze iby'Imana iduhaza ibyiza. Tugiye gufatanyiriza hamwe ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Yesaya 7:7. Ufite Bibiliya ni page 666. Umurongo wa 7 wonyine haravuze ngo, ariko Uwiteka Imana iravuga ngo imigambi yabo ndizahama kandi ndizasohora. Kadusubiremo. Ariko Uwiteka Imana iravuga ngo imigambi yabo ndizahama kandi ndizasohora. Mwakira amagambo y'Imana. Katwongere dusome nanone Yesaya 48. Turasoma umurongo wa 7. Yesaya 48 umurongo wa 7. Haravuze ngo, biremwe nonaha si ibwa kera kugeza uyu munsi. Ijambo riravuze ngo biremwe nonaha. Ariko yongera asubire muri ra jambo turyumve. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya 48 umurongo wa 7. Yesaya 48 umurongo wa 7. Biremwe nonaha si haravuze ngo biremwe nonaha ntabwo ari ibya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva. Ntabwo wigeze kubyumva. Kugira ngo utavuga uti. Nari mbizi. Komeza usome. Ni ukuri koko ntabwo wumvise. Ni ukuri koko pe ntabyo wari uzi. Kandi ntabyo wamenye. Nta n'ibyo wigeze kumenya. Uhereye kera. Ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka. Ugutwi kwawe ntabyo kwari kuzi. Kuko nari nzi yuko wariganije cyane. Kuko nari nzi ko wariganije cyane. Kandi wiswe umunyabyaha. Ukivuka. Ndagirira izina ryanjye. Dore ngiye kugirira izina ryanjye. Mbe ndetse kubarakarira nushaka wirekerera aho ngaho. Imana igiye kugirira izina ryayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngimara kumva ubu butumire narasenze cyane.
Haleluya. Narasenze cyane bikomeye, ariko byira mugenzi wawe ngo burya baje naba. Abaje naba ngaba, kuko ugiye gusohoka muri rino teraniro uri ikimenyetso kigirwaho impaka na benshi. Benshi bagiye kuvuga ngo mbese yasengeye hehe? Haleluya. Oya, benshi bagiye gutangazwa nuko bagiye kukureba. Imana iravuga ngo imigambi yabo ndizahama kandi ndizasohora. Habayeho umusore rangije, gihe kiragera yumva ko akwiriye gushaka umugore, ariko yaje gushaka umugore Imana yarangize kamubwira ngo mvira mu bakobwa. Yagera ku wa kabiri ati mvira mu bakobwa. Yagera ku wa gatatu ati narakwiyamye mvira mu bakobwa ndahari abawe. Hageze ku wa munane asanga titiri afite niyo ariyo ndago bihuje, ati uwo niwe nakugeneye. Musore arangije aravuga ngo Mana kuko ari wowe wabivuze n'uwanje. Ntongera iramubwira ngo kandi navuganye nawe yuko utazatura hano, tubwo gendeye Imana yanagize ute naguteguriye. Musore aragenda, agezeyo n'umugeni we baba babyaye umwana wa mbere. Maze kubyara umwana wa mbere, mugabo araceceka, Imana urakoze kuko umbaye. Rongera bakurikizaho babyara uwa kabiri. Mugabo yari afite igikapu cyuzuye imyenda, kubera ubuzima bwo ku ipiki n'igitiyo ipantaro zitangira gucika. Rongera babyaye uwa gatatu. Rangije baravuga ati ibi nabyo biranyobeye. Abariyengeje ababyaye uwa kane. Rangije aravuga ngo aka noneho kabaye akaga. Kabaye iki? Buzima bwo ku piki, buzima bwo ku gitiyo, buzima buri ku muhanda. Yatambuka agashiraho agasindane, yaba yanibagiwe bakareba tu nda yindi gahunda. Yesu ashimwe. Ariko ijambo riravuga ngo kuko ari ndajambo Imana ivuga ngo rihere. Habaye ari nijoro, gicuku kinihiriye cyane, mu mudugudu haza kubamo ikibazo. Rangije mugabo akaje rumva ibintu biri gusharara ku mabati hejuru. Mu gitondo ababyukije abana be, yewe mwabana mwe nawe mada, nijoro ko numvisha ibintu biri guharaza, hajya ntaco mwigeze mwumva. Gakuru muri bati tari icyo numvisha. Tunumvisha abantu bari kuyomba. Mugabo aramwitegereza, burya wa mwana we nkwise nzi kumva. Munsi wa kabiri mugabo ari gutambuka ku muhanda, kwa
kundi abana baforaga inanka imitopito muri kuzireba, bapima bakabona abona abandi bana bari gushwa, agiye kubona abona uwari arapimye agize ute arahamije. ageze mu rugo atumva mwana we nti burya nawe nkwisenzi kurasa. Yesu ashimwe. Arakomeza, hageze imbere gatoya asanga abandi bana bari koga mu kiyaga, bari koga, rangije abona akana ke kari kugira ukunguku kari kumasha neza. Rangije ageze mu rugo aravuga ati mva rero wa mwana we nawe nkwisenzi koga. Hagezeyo, hageze imbere gatoya asanga abandi bana bari gushaka ikintu bakibuze, bari gushakisha. Rangije aravuga ati ariko si ibi bigenze bite? Rangije abona umwana bati nje nakibonye ahantu caguye. Rangije aravuga ati nawe nkwisenzi kureba, nzagutabara. Ariko ndabibitseho nza muri ino terano ngo batere haleluya. Amen. Habayeho umwami, rangije agira abaja. Amaze kugira abaja, igihe umwami yari ari koga impeta ye ibiratakaye. Imaze gutakara, isaki birayiriye. Ababwiye abaja bati nyabuneka mwirukanke, dore isake imiriye iki impeta. Bayirukanse ibirenze urugo, igeze hakurya Akayongwe n'Akatipo kaba karayimize. Kayongwe nako mu kwiruka imbwa nazo tipyu, ibirirukanze imbwa iba yirukangiye mu shamba. Igeze mu shamba ibihuye n'indarinda ati nanjye ndagutomfura, n'ubundi nanjye nta biryo nari mfite. Ubwo umwami impeta aracayibonye, gira mugenzi ngo burya itabara igihe ishakiye. Mugabo arangije ravuga ati ubwo byararangiye, tumuntu uzabona iyi mbeta nzamugabira igihugu canje, uwo munsi niwe uzaba umwami, ntabwo ndenda gupfa. Mugabo aricara, muryango we kuko wari ugiye gucika w'umwami, kandi hari hasigaye igihe gitoya ngo umwami agire ute apfe. Barangije batanga itangazo mu gihugu cyose. Bwira mugenzi ngo hari itangazo batanze, ariko hari igiye kuza ari simusiga. Harangije bamaze gutanga ayo matangazo, umugabo aje kumva itangazo mu rukerera rwa kare cyane. Rangije ateranya abana be, hatarya weho witwa nde? Ati nitwa Nzikumva. Ti mu gitondo wumvisha iki? Tinumvisha bari kuvuga ngo impeta y'umwami yarabuze, kandi uzayibona azagabirwa igihugu. Ati harya weho witwa nde? Ti njyewe nitwa Nzikureba.
akayongo inkoko ye isake yarayimize ati maze ko haleluya ariko mwatera hariyo abazimu bakamwara ati birayimize maze kuyimira akayongo ati pya kaba karayimize kamaze kuyimira igeze hirya imbwa nahite pya birayirije maze kuyirya imbwa yirukira mu shamba geze mu shamba nayo baba barayiriye haba hasigaye intare ko kanya intare ikimara kurya yambwa haje inguyu irakubita imaze gukubita irangiza ifata yambeta dore ngiriya mu kirere haleluya tingiye mu kirere tarya wewe sha watorewe iki tinatorewe kurasa tinga pima mwana arangije aracunga no mu rwara rw'inkuba ati pyu imbeta irangije biguye mu kiyaga imaze kugwa mu kiyaga ifi nayo ati mwa tufi none ko turi kubona yaguye byagenze bitatu yaguye mu kiyaga ibibazo byawe bizagira iherezo nubwo ubona bikomeza ndago yakwibagiwe ihangane mwene data bizagira iherezo yobu yarageragejwe inshuti ziramwanga nawe warageragejwe inshuti zirakwanga ngihangane mwene data bizagira iherezo bizagira ngaho nzi koga kurikira iriya fi uyizane mwana we yitereyemo abagize uku nguku ifi arangije abagize atyo rangije barayisatura bamaze gusatura bakuyemo impeta atakira mwami kuko itegeko ry'umwami ryarinda kuka rangije wa mugabo baramuhagurutsa ngwino hano uyu munsi ugiye kuyobora u Rwanda rwa Gasabo rangije bamwambika impeta barangije bamwambika ubwami wa mugabo waryaga ibiryo byo mu kimoteri wa mugabo wirwaga ku pici n'igiti nzaze kukubwira ngo yemwe nonaha ndaga ari ibya kera imana hari ibyo ije kurema kugira ngo ubone yuko wasenze ufite Bibiliya nanzomera igitabo cyo Kufa 23 aranzomera umurongo wa 20 usome cyane kadusome mu izina rya Yesu twese tuvuge ngo amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo andi mategeko y'Imana, andi mategeko y'Uwiteka araje. Murongo wa 20
dore ndatuma marayika imbere yawe dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira zawe akujyanaho nakwiteguriye akujanaho naguteguriye. mumwitondeho yewe uwo marayika mwitondeho, mumwumvire yewe urangize umwumvire, ntimukamugomere yewe ntuzamugomere, kuko atazababarira kuko ndazababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we ariko numwumvira by'ukuri agakora ibyo nzavuga byose, ukemera ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe, kuko marayika wanjye aleluya, amen, kuko marayika wanje azakujya imbere akakujyana mu bamori, abaheti, n'abaferizi, n'abanyakanani, n'abahivi, n'abayebusi, maze nkabarimbura, maze abo bose nzabarimbura numara kubageramo. ntuzikubita imbere y'imana zabo. Umva rino jambo, umwami yiyambuye impeta ayambitse wa mugabo, bose bararimbutse, ngo bose nzabarimbura. Wumvishe iryo jambo? Komeza. ntuzikubita imbere y'imana zabo, ntukikubita imbere y'ibigirwamana byabo, ntuzazikorere, yewe ntuzazikorere, ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose, utembagaze inkingi z'amabuye bubatse. kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izabaha umugisha, umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe, rino teraniro. mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha, nta n'umugore uzaba ari ingumba. umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu uzageramo bose, ndume babarozi bose baguha ibitugu. nzohereza amavubi akujya imbere, nirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. sinzabirukana imbere yawe umunsi umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera, ahubwo nzabirukana imbere yawe. ni ruto. komera Imana amashyi. mwakira ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye ku bw'aya magambo. nta magambo wowe ubwawe wavuze, ndaga ari umwana w'umuntu. buri umwe wese wumvishe iri jambo rimubera ingabo imukingira. uravuze ngo uzohereze igitinyiro ku buzima bwacu. hari ababyeyi bari bafite abana bari barihebye, baravuze ngo abana bacu babaye ibicamuke, ndagaruriro bafite. ariko bamenye neza ko wohereje igitinyiro ubuzima bwabo. uracari kumwe natwe, tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu, amen. mama, uraho neza? haguruka wumve Imana. Ufite abana bangahe?
mumuhereze mikoro twumve. mfite abana 5. Bose barahari. Yego. Umukuru muri barihe? Ari mu rugo. Ari mu rugo. Imana y'amahoro irambyengera gutabaye guhera uyu munsi wa none. Amen. Imana y'amahoro irambyenge nkubwire ngo ndaguzahora ubabaye mbonye iremye amashimwe mu rugo rwawe. Amen. None si mama, imifuka 5 y'ibirayi yagutse umuzite? Imana imbabarire. Imana imbabarire. Uguca umuzite mbwira. Kubera guhora ndi guhaha nageze nyuma mbwira Imana mbese Imana ngiye yampaye aho guhinga sinzongere guhaha. Kumva twashaka kongera kugira ute? Guhora mu sokorata. Imana y'amahoro irambye ngo nkubwire ngo kuko waje gusenga ihinduye amateka ku buzima bwawe. Amen. Imana y'amahoro ikurengere cyane. Amen. Isima iguca umuzite yo? Isima yo mu nzu? N'amazi yo twubatse nayo ahera aho ngaho ntitwayarangiza. Ayiga Mana we. Ihanganira igicuku utegereza igitondo, ingoko yabika itabika amaherezo buza. Hanganira igicuku utegereza igitondo, ingoko yabika itabika amaherezo buzaca. Mama, uribwaga igice kimwe cy'ibere bimeze bite? Naryo nagize ngo arya bageze mu kanseri nabyo mbyibazaho cyane. Baje gusenga dukomera Imana amashi. Amen. Mana irambye ngo ngubwire ngigeze mu y'iryo bere hari icyo ikoze. Amen. Mama, umugabo ari he ko ndi kubona atari bugufi? Yigisha muri Kabwende. Komera Imana amashi. Mana y'amahoro irambye ngo ngubwire ngo abaguyiga nibarekera aho ngaho kuko imgenga imigambi yabo ndizahama kandi ndizasohora. Nje najaga kubona ngabona hari ibintu barabaga baranyanyagiza muri uru rugo, ndetse na nijoro warangiza ukumva amajwi, ayo majwi ukayoberwa yariyo, ariko Imana irambye ngo ngubwire ngo ndabwo uro guheranwa n'abadayimoni. Amen. Mama, ndi kubona keredi yari imaze igihe kinini maze nk'imyaka 10 ikuzengereje. Abari bije gusenga dukomera Imana amashi. Mana irambye ngo yishuye keredi zamuri icubahiro kuko waje gusenga Imana. Amen. Kindi Mana y'amahoro irambye ngo umugabo aho yarari irahamukuye. Mbonye mujana mu shuri rizima kandi risobanutse. Amen. Mama, ica burundu kiri kugucumuza giteco? Nuko njya gusenga bakambwira ngo mbonye umurima, ko nkavuga ndi sine umurima nawe ukora ko nta bushobozi mfite bwo kuwugura. Imana irambye ngo nkubwire ngo yanze umugore w'inyicazi ahubwo iguhaye akazi. Guhaye akazi. Haleluya! 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 Uyu mwana uri muri segonderi ni uwande? Mfite 3 biga muri segonderi. Uyu mukobwa ari he? Yiga i Goma. Komera Imana amashi. Mana irambye ngo uwo mwana arakura, abisi batabishaka ariko arakura. Amen. Uyu mwana yigeze ahura n'ikibazo cy'imbanuka cy'akaguru? Umuhungu niwe bigeze kugonga. Bigeze kugonga. Uyu we byagenze bite ko numva akaguru ku buzima bwe? Ntabwo mbizi, umukobwa ntago. Mana irambye ngo yanze amahembe 3 bari bamwoherereje akitura hasi. Amen. Mana igeze mu rugo iwawe. Mama, ko ndi kubona ahandi wawe mu rugo harunze umusenyi, hariho ikiboga. Iki kiboga kiri kugucumuza giti impande y'ikidodori? Na ahantu tunyura n'umuturanyi duturanye ufiteho imboga nagiye kuzisoroma ahita zirandura, ariko ahantu ko hari umusenyi. Imana irambye ngo yanze ko wahagwa
kuko nabonaga hari ibintu bihatabye, Imana ihabwe ariko icyubahiro. Imana y'amahoro irambye ngo turi gusenga bitaye agaciro. Amena. Kindi Imana y'amahoro irambye ngo iguhagazeho Amena. ni rurangiza rwa burundu. Ngiri kugucumuza ite agafuka, Imana ibimbe. uri kubibona. Irambye ngo icyo kikubera ikimenyetso ko Yesu akurengeye. Amena. None se inga n'amahembe ko ndi kubona biri kugenda, inga n'amahembe biri kugucumuza bite mama? Sinzi nijoro naryamye ndota ndi kurya inyama kandi zarimbi. Nijoro narose ndi kurya inyama kandi zarimbi, ubwo niyo sinzi uko byifuza. Zarizi iki? Nabonaga ari izinga. Imana irambye ngo nkubwire ngo iyi minsi igenda gakeya. Nabonaga umugore w'umudiva guhitanye. Imana inshobozi njye mpimbaraga. Imana yambwiye ngo uwo mugore iramukurinze. Amena. Ariko abadiva bose ntago ariko ari abarozi. Oya. Ariko mbonye umugore w'umudiva guhitanye. Sengeraga muri he torero mama? Nasengeraga mu badivandiste. Mu badivandiste? Oya. Oya. Imana irambye ngo iragutabaye. Amena. Ariko ubundi wasimbuka gatatu ibyo bintu bibaga mu mavi gawe bihuraga biragira ngo kaci tambuka bigahina amaguru. Tubintu bimazemo igihe kingana iki ibyo? Ibyo bimaze igihe kirekire. Bimaze igihe kirekire. Si ubwa mbere wambonaho se? Imana iragutabaye mama. Amena. Kuko waje gusenga. Amena. Dutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Waje gusenga uyu munsi, ibibazo wari umaranye igihe kinini Imana ibikuvanyeho. Hari agatebo nabonaga umwanzi yari yaraguhekesheje, ariko Imana irambye ngo ako gatebo Imana ikakuvanye ku mugongo. Mama ko ndi kubona ubaye ikibazo muri bakeba. Urabiziho. Imana y'amahoro irambye ngo igeze mu muryango wagutse, ikozemo igitangaza. Wabona gusuzuguritse, mbonye Imana igushize hejuru kuko waje gusenga. Mama, uraho neza? Ko ndi kumva ufite ikibazo cy'urutugu, bimeze bite urutugu rwawe? Bimaze igihe kingana iki? Kumva biremeye cyane. Imana y'amahoro irambye ngo hari umuntu waguhobeye arangije akora ibyo ashaka, ariko ibyo yakoze ashaka ntabwo ari ibyo Imana ishaka, ahubwo icyo Imana ishaka ni kira. None se ma, ibihumbi 10 biri kugucumuza bite by'ideni? Uririmo. Nese Imana ko mbonye iguhaye ibihumbi 100 byihuse vuba vuba. Hari icyo wari ubiziho se? Imana y'amahoro mbonye iguhaye amafaranga, kandi ikindi mbonye intoki zawe zira inyatsi imaranye igihe kirekire, ariko Imana irambye ngo igukijije inyatsi. Mberi mbamba vuga ngo urakoze Mana kunsekeshe. Mana y'amahoro irambye ngo iragusekeje. Kindi kigeretse muri ibyo mbonye mu biganza byawe ishizemo akantu k'umweru keza, kandi mbona nawe uranezerewe. Mana y'amahoro ikongera ikambye ngo nkubwire ngo hari ubutayu umazemo igihe kirekire cy'uruzerero. Umuryango ko ndi kumva ngo harimo urugamba rukomeye rata. Mana y'amahoro irambye ngo nkubwire ngo humura, niyo iguhagurukije aho bari baragusishe, ariko mwayikomera amashi. Irahaguhagurukije ahubwo irabikoze, kuko ari Imana ishoboye byose. Iyicarire.
gushimiye imbaraga zawe zabanye natwe. Wakoze, wagize neza. Muri ino teraniro urukumbira ngo umuntu wari ufite urubanza urarukemuye. No teraniro urukumbira ngo hari benshi bari bafite agahinda ubamaze umubabaro. Urakoze, urakoze. Urakoze kuturwaniriye. Urakoze kuturengeye. Tumaze igihe kirekire tubabaye, ariko urukumbya ngo uduhojeje amarira. Nushimwe nuhabwe icubahiro. Mana nyiribihe, sengeye ubwoko bwawe ngo ubugirire neza. Mama, wewe inyuma w'umudivantiste, Imana irambye ngo ngubyire ngo naho zitondoma ziraziritse. Kindi Imana y'amahoro ikongera ikambwira ngo nubwo urukurira amarira yarire muri kino cyumweru, urangiza ubwira amarira ngo bye bye. Mana y'amahoro ngiye kwitegereza mbona suko bizahora, mbona Yesu aje kwima ingoma mu rugo iwawe. Urakoze ko wabanye natwe, ngaho dukomeze utugirire neza. Mwami, bavuga butumwa banyuze ahangaha bayicombombokera muri bo, mukozi wabageza ahangaha, none numugire neza. Tugukoma amashyi n'imbundu mu izina rya Yesu, amen.